mu minsi yashize mwaribonye ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga uwo bita The Ben cyangwa se Mugisha cyangwa se uwo bita Tiger agaruka ku uwo bita Lick Lick amushimira ku bikorwa bitandukanye yagiye afasha abahanzi hano muri showbiz mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko ku rundi ruhande hari izindi nkuru zikomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zigaruka zivuga yuko uwo bita Lick Lick nubwo ashimirwa n'abahanzi bakomeye yagiye afasha, hari ibibi yagiye akora, hari abo yagiye ahemukira, ibyo bituma igikundiro cye cyaragiye kigabanuka muri public. Ni post nakomeje kubona kuri za TikTok ndetse na Facebook abenshi bagiye bavuga bati yirengagije uwo bita Oda Paccy babyaranye umwana bikageza naho yanga kumufasha mu bijyanye n'imibereho, ndetse nubwo yaragarutse hano mu gihugu cy'u Rwanda ntacyo yigize amufasha. Abandi bati nubwo Lick Lick ari kuvugwa na bagenzi be gutyo harimo ba The Ben ndetse n'abandi batandukanye yari yarambuye uwo bita Dashimo. Izo nkuru zose zitandukanye ndetse n'ibindi bivugwa ko bita Lick Lick abagenda bamusiga isura mbi n'abandi bagenda bavuga yuko rumwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane. Nabyo ngira ngo dushireho umucyo umenye uti ese biri kuva bikajya he, ese Lick Lick uri kuvugwaho ibyo byose ukuri nukuye. Gusa ariko reka nkurarika muri kiganiro tugiye kubana mu minota mike gusa, mwibutsa yuko ngiye uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime umwana wo mu ntara, kanda subscribe ubundi no video sharing ku muntu wakunda inkuru za showbiz. Reka nkwinjize muri iyi video muri ubu buryo. Reka nongere mbahe ikaze wowe nkurikiranye uri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, mu majyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba cyangwa se burasirazuba, nawe uherereye mu mujyi wa Kigali n'abandi bari mu bice bitandukanye n'abandi babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ndabazi ni benshi tubana buri munsi, commentaire zanyu mba nzibona n'amakuru atandukanye ngenda mbagezaho kuri no munsi. N'ubundi ntago ndibuze gutinda, n'indi nkuru ngira ngo tugarukeho ni inkuru y'umuhanzi bita Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben cyangwa se Tiger B, niyo mazina tumuzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, umwe mu bahanzi bakomeye bakoze ibikorwa bitandukanye mu myaka yashize, ari nabyo bimukurikirana kugeza kuri no munsi. Benshi badatinya kumwita umwami wa music cyangwa se king w'umuziki, abenshi banamwita mukuru wabo, akabarora modo wa benshi. Naho ndi nkubwira ni The Ben. The Ben mu bikorwa bitandukanye yagiye akora mu myaka yashize, ntago yagiye abikora wenyine, hari benshi babaga babiri inyuma nubwo tutakunze kubabona cyangwa se ngo bigaragaze ahanini. Harimo aba producer, harimo abagiye bamufasha nk'aba director kugira ngo indirimbo ze zisohoka, n'abandi bahanzi bagenzi be bagiye bamufasha. Ubwo twavuga nk'uwo bita Ngabo Medal, uwo tuzi ku izina rya Meddy cyangwa se uwo bita K8 Kavuyo n'abandi batandukanye. Gusa ariko muri abo bose sindi buze gutinda, ndaza kugaruka ku byo yatangaje, tugendane no ku muntu wakoze akazi gakomeye kugeza kuri no munsi uyu turi kubona bita Ben. Uwo muntu akaba biri inyuma. Gusa ariko The Ben ikindi abantu bamushimira nuko atigeze yirengagiza uwo muntu wamufashije ibyo byose, wamufashije kugera kure, wamufashije gutuma abantu bamubona. Na wundi nuwo bita Lick Lick, akaba ari umuproducer mwiza cyane, umwe mu beza twagize hano mu gihugu cy'u Rwanda. None uwo munsi tugifite, afasha benshi nk'uko The Ben yabigarutseho. Yavuze yuko no kugeza kuri uno munsi hari byinshi agifasha uruganda rw'umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda. Lick Lick rero abatabizi benshi, Lick Lick ni umuproducer ariko akaba n'umuhanzi w'umuhanga. Yagiye afasha benshi mu baraperi, aho yagiye abaririmbira amakorasi. Hari indirimbo nyinshi twagiye twumva nk'indirimbo bita Akanyarira Jisho y'umuhanzi bita Jay Polly. Buriya uwo bita Lick Lick ni umwe mu bantu bayikoze bagiramo uruhare, haba gukora amakorasi n'ibindi byinshi bitandukanye, kugeza ku munsi twabonye indirimbo Akanyarira Jisho ijya hanze. Gusa ariko ni abahanzi benshi yagiye akorana nabo, harimo uwo bita Oda Paccy, we bafitanye n'amateka yihariye ndibuze kugarukaho, ari gutuma abantu bongera kumutera amabuye banamugaruka bavuga bati Lick Lick impamvu ari kuvugwa neza gutya, ari kuvugwa neza na The Ben baziranye cyangwa se bafite ibindi bahuriyeho. Gusa ariko hari ibindi bintu bikomeye yirengagije ndetse yaje gukora by'amakosa bituma benshi mu mitima y'abanyarwanda bavuga bati Lick Lick uko byagenda kose uzaba umuproducer mwiza, uzaba wafashije abahanzi. Gusa ariko mu mitima yacu ntabwo tuzibagirwa yuko watereranye umuntu wari ugukeneye, nubwo benshi batabihurizaho. Ibyo byose nibyo ngira ngo tuze kugarukaho. Rero Lick Lick yafashije abo bahanzi bose nkubwiye, yagiye abafasha kugeza hanze, kugeza kuri bihangano byabo. The Ben numwe mu bantu babisobanuye neza, avuga yuko Lick Lick we ku giti cye yashoboraga kuba yakwishyura amafaranga wowe kugira ngo uze ukora indirimbo bitewe n'impano yakubonyemo cyangwa se ubushobozi bwo gukora ikintu runaka cyangwa se imbaraga wifitemo n'icyo gikundiro cyangwa se n'urwo rukundo ufite rwa music. Lick Lick kimwe mu bintu twagiye twumva mu nkuru zitandukanye yagiye akorera abahanzi mu myaka yashize, Lick Lick yashoboraga kuba yakubonye ufite impano, uri umuhanzi mwiza, akagukorera indirimbo, then wowe ukagenda ubundi akazaza nk'umuhanzi ukomeye. Reka nk'uhe nk'urugero kugira ngo byumve neza. Lick Lick yashoboraga kubona nk'umuhanzi bita Bulldog aje kuri recording indirimbo akayikora akagenda. Gusa ariko nk'umuhanzi nka The Ben yaza gukora indirimbo nawe yakumva uburyo ari umuhanga, akabahuriza mu ndirimbo mutanabizi, ukajya kubona Corabi irasohotse
utazi uruhare ngo byanyuze mu cyo, utazi ngo byagenze bite. Ibyo byose ari Lick ubikoze. Lick ni benshi yagiye ahereza amafaranga cyangwa se akabaha amatike kugira ngo bajye baturuka mu rugo baze kurikodinga, kuko kugeza muri icyo gihe ntabwo byari byoroshye muri music, ntabwo twapfaga kubona abahanzi babijyamo cyangwa se n'ababifitiye ubushake, cyane nuko ababyeyi babo batapfaga kubyumva, bumvaga ari ibintu byo kujya mu ngeso mbi cyangwa se kunanirana, especially nk'umwana wabaga ugiye mu cyo bita hip hop cyangwa se rap, byabaga ari ibintu bikomeye. Gusa ariko Lick bigendeye ku byo The Ben yatangaje, ni umwe mu bahanzi cyangwa se n'umwe mu baproducer bafite uruhare runini cyane muri music y'igihugu cy'u Rwanda. Rero Lick usibye kuba yarafashije ba The Ben n'abandi bahanzi batandukanye bakiri hano mu gihugu cy'u Rwanda, Lick yaje no kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakomeje gukorera abahanzi batandukanye harimo King James, The Ben. Uyu nguyu ni umwe mu bantu babafashije pe, abashyiraho akaboko ke ndetse banagira kure, kuko kugeza kuri uno munsi niba tuvuga The Ben ni umwe mu bahanzi beza cyane, iyo tuvuga King James ni umwe mu bahanzi beza cyane, nubwo ngabo medal atakibirimo cyane cyangwa se asa nkaho yabiteye umugongo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa ariko ni umwe mu bantu nawe wafashijwe n'uwo bita Lick turi kugarukaho muri aka kanya. Gusa ariko ndagira ngo n'ubundi tugaruke ku kindi igice kitavugwaho rumwe na benshi, aho benshi bakomeza kuvuga bati Lick nubwo avugwa neza na bagenzi be nka ba The Ben, abahanzi barimo n'abandi benshi batandukanye yafashije, gusa ariko Lick ntabwo tuzibagirwa kimwe mu bintu yakoze bisa nkaho bikomeye cyangwa se ikintu twavuga yuko gisa nkaho kitari kiza muri public. Lick yaje kuvugwa mu rukundo n'uwo bita Oda Paccy, umwe mu baraperi bakomeye cyane beza dufite mu gihugu cy'u Rwanda, batinyuye benshi ndetse babashije no gukora hip hop ari abakobwa ndetse banayikora neza. Rero Lick yavuzwe mu rukundo n'uyu nguyu bita Oda Paccy, biza no kurangira babyaranye umwana w'umukobwa, ubwo byari mu myaka ya 2011 gutyo. Uyu mwana bakimara kumubyarana byabaye inkuru zihishe, gusa ariko inshuti za hafi zo bita Lick ndetse no bita Oda Paccy amakuru bakaba bayafite neza ndetse bakaba banabiziranye. Gusa ariko bidatinze bita Lick yaje kurakarira bita Oda Paccy. Ushaka kwibaza uti ese byaje kugenda bito? Bita Oda Paccy yaje gutungurana mu gitaramo cye, azana umwana we aramwerekana mu itangazamakuru mu gitaramo, nawe urabyumva abantu baramubona. Ni kimwe mu bintu Lick atigeze akunda n'umunsi wa rimwe, byaramubabaje ndetse baza no kubishwanira, urwango rwabo rugera no ku rundi rwego, nubwo bivugwa yuko hari n'ibindi bagiye bapfa ku mpande. Gusa ariko ni kimwe mu bintu byabaye imbarutso, abantu benshi babigaruka ku bitangazamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda, ku mbuga nkoranyambaga biragenda biba ibintu binini. Nyuma yuko bashwanye byaje gutuma bita Lick n'ubundi yerekeza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta bintu bya communication hatarafitanye no bita Oda Paccy n'undi bari bafitanye umwana. Byaragiye bimara imyaka myinshi Lick adahura n'umwana we Oda Paccy, ari we w'ipapa Kanima, niko nabisobanura, ari we umenya buri kimwe umwana we akeneye, ari we umenya ese umwana akeneye kujya kwishura amakayi n'ibindi byose. Lick aramwihorera ibyo bintu. Uwo bita Oda Paccy yarabitangaje mu kiganiro bita Versus yakoreye kuri RBA ari kumwe n'uwo bita Lucky, uyu muramuzi neza cyane amwita Nzeyimana. Gusa ariko kimwe mu byo ngiye gutungura abantu ni uburyo uwo bita Lick yaje gukora indirimbo, kuko nabibasobanuriye yari umuhanzi mwiza cyane, aza gukora indirimbo yita Ntacyo Nicuza, ariko bwira amagambo akomeye uwo bita Oda Paccy asa nkaho amucyurira cyangwa se asa nkaho amurasira. Murabizi rap cyangwa se murabizi neza cyane uburyo muri myaka umuntu yagusubizaga mu ndirimbo nziza cyane akakwemeza. Ibi byaje kujya hanze ku bitangazamakuru, abantu benshi bigaruka bavuga bati ese birashoboka Lick yaba yabwiraga uwo bita Oda Paccy? Gusa ariko byaje kurangira n'undi bimenyekanye ndetse binagiye hanze yuko ari we yabwiraga. Bidatinze nubwo haciyemo imyaka myinshi, niko nabisobanura, n'ubundi uwo bita Oda Paccy nawe yaje gusohora indirimbo ahita izina nk'iryiyo Lick yasohoye, arangije nawe asubiza uwo bita Lick amwereka ko nta n'ikintu amumariye, ari umuntu uraho gusa nubwo babyaranye. Murabyumva yari saga ikomeye. Ibyo bintu uko byagendaga biba umunsi ku munsi, niko abakunzi bo bita Oda Paccy bagendaga bagira ikintu cyo kwanga uwo bita Lick ndetse bavuga bati yakoze byinshi n'ibyo muri showbiz. Gusa ariko kuri iki gice cy'imibanire cyangwa se mu myitwarire yahemukiye umukobwa wacu cyangwa se umuhanzi wacu, ndetse benshi banabishinja Lick gusubira inyuma ko bita Oda Paccy. Rero ndaza kugera no ku yindi nkuru yaje gutungura abantu, ndetse ubwo murabyibuka neza uwo bita Ngabo Medal, ndakeka ari muri 2022 ubwo yaburaga umubyeyi we mama we, agarutse mu gihugu cy'u Rwanda kumushyingura, n'ubundi yagarukanye n'uwo bita Lick barazana. Gusa ariko bakimara kugera mu gihugu cy'u Rwanda Lick yagize igitekerezo cyo kujya gusura umwana we w'umukobwa, aragenda ahura na
Oda Paccy umwana baramusuhuza gusa ariko Oda Paccy yabisobanuye yuko n'ubundi Lick nta kintu yigeze amumarira gikomeye sibye kuba yaraje akareba umwana wakamusuhuza akareba uburyo ameze nta kindi kintu kirenze yigeze akora cyangwa se nta kintu yigeze amufasha mu bijyanye n'amikoro cyangwa se amafaranga kuko Lick n'umwe mu basore batunze akayabo k'amafaranga akaba aherereye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo rero byatumye abantu bakomeza kuvuga bati nibyo koko ni umuhanga muri music yakoze byinshi gusa ariko ikijyanye no kubana hanze cyangwa se mu mibereho no mu gufashanya n'umwe mu bantu batitwaye neza cyangwa se batagize akamaro kanini cyane kugira ngo afashe uwo bita Oda Paccy bafitanye umwana gusa ariko no muri nini nkuru yo bita Dashimo muramwibuka. Dashimo n'umwe mu banyamakuru dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda bakomeye. Uyu nguyu yasobanuye yuko yari afitanye umushinga wa studio no bita Dashimo biza kura no bita Lick biza kurangira Lick n'undi yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyanye amafaranga y'uwo bita Dashimo. Nimwe mu nkuru zagarutsweho nazo abantu benshi bakomeza kugaruka ko bita Lick bavuga bati aho ntago twabona uburyo tubisobanura gusa ariko mutanyumva nabi. Ndi kugerageza gusobanura bimwe mu bintu babiri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga usanga bamwe bandika post bavuga ati Lick nubwo bakuvuga gutyo ariko nta kigenda gutyo nibyo bigenda bijya hanze magira ngo dushyireho umucyo gusa ariko byaje kurangira mu minsi yashize ngo bita n'ubundi Lick yishyuye uyu bita Dashimo yari amafaranga menshi yagiraga kuri miliyoni nkuko babisobanuye nubwo wenda ashobora kuba ariho andarenga ntago twabyinjiramo neza cyane. Nibyo ngibyo byatumye Lick akomeza kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'izina rye rikomeza kuzamuka kenshi gusa ariko ntabwo twakirengagiza yuko ari umwe mu bantu bafashije abahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda babasapotinze mu buryo butandukanye ubwo bwose nagiye nsobanura. Ndagushimiye cyane twe turi kumwe nk'ibisanzwe ni Philox Aime umwana wo mu ntara kanda subscribe tujye tubana buri munsi mwibutsa yuko ibiganiro nk'ingibi biryoheye amatwi n'ahandi ubisanga ni kuri YouTube channel yanyu Philox TV Show. Reka tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha ndagushimiye cyane.